Ndi Papa Sava. Murakoze oya agenda ikidoma nge ndange ndarashuhisha oya yewe aho rero murakoze marigari bageze imbere Ni marembo. Sabima Ni marembo Sabimana n'ujya uhaga reka nushaka Sabimana urare dutarame ndabona ugishaka reba renze irembo Sabimana we agapfunikizo k'inda n'umuhogo umuntu agumye arohayo ko aho rero mwakoze Ko ndimba twarongoye ibikore byiza. ariko rero ndacyaba basaba ngo banguke Ivuta riri kubira. reka garuka kogorofa muri ibyo gihe ibyo nakubwiraga uwo musore rero ubwo baragiyanyuza aho ngaho ngo ku muhanda aho abo bakobwa bategeraga bose rero urabona ngo babisize baka afatamo umwe ati tugende ati nyura amwinjije mu modoka bazi ngo ni muba muganira umukobwa yicaye inyuma umuhungu ari imbere aratwara no mu rugo ati ba ati karibu bagere mu cyumba rero itara naryo ngo ni bya rindi ricana ukuntu ritabona neza ariko nagira atya nyine urumva arageze muri gahunda ya kwa Nyasiyo yari yageze yose yaragiye gutangira noneho uhabike neza burya amaraso ni iki se umuntu mutumvikanye ko atari ko bite ndati ni byiza Rwandema undi ngo aramubwira ati ngo asanga ni mushiki we ni mama ya Mungu niko ubwo yabyifashe mate ntabwo bagejeje kuri akomeje aho muraganira ari kugera kure se akadusiga ahangaha twenyine kambyihora ndabikora inshallah nawe dusangire mugore mwiza ko nashaka ko hari akantu tuvugana ariko se nawe Margarita rwose icara ngaha tunywa inzoga ikintu ushaka kumbwira Papa Sava tumva ni igiki nyamara waza tukiherera gato wasanga ari njye mugiye kuroga wenda ugiye kunganiraho ngo mu ndoge ariko bana yanjye ukaba ubaye wakangaze none se uramutwara he ubwo ntabwo uzi kuri n'umuntu wacu nyine nta kantu nagira ngo tuganire nyine nk'abantu b'urugo nyine oya wimpagurutse nyamara waza nakubwira ga n'akantu gatoya cyangwa se waje tukavugana ariko se cyangwa se urashaka kuvuga ibya wa mutsama koko ndimba ukaba ufite umutsamu ukawampaye aka umugabo ariko Papa Sava nako gapfundikiye nakura gakunda oya ndagakunda ni mama ya Mungu ariko gakondo yikarura wa mu mutsama nka nyarira iryinyo erako umutsama burya hazamo n'ubataga kumvura igihe nari kubita muri inyinya yanjye nkavuga ni n'umutame Papa Sava se uwo mutsama se ko ari wo kwihenero ko kaba kari aho ngaho kugira ngo nze gusomaho mbona uko nshinga ivi nanzike urumva ibintu uri kuvuga ndimba ubuse kandi ndimba tunararuye ubuse kandi mvuze iki ubuse kandi hari ikintu urumva ibyo bintu uba uri kuvuga uvugira ahantu ariko mwakajya Papa Sava umvuze iki ko bavuga ngo ndimba tingira amagambo ubu hari ubwo mvugiye hanze nk'induru ibi bintu ntabwo narabitsinze ariko muyomenya ko mukuze Papa Sava ariko gushinga ivi ko nsigaye mbona barishinga barimo nase ubu koko niko Margarita umuntu yinikiza inka agiye gukama ubu ikintu mvuze ni ikihe kidasa ubu ushinze ivi ushobora kurushinga ivi ugiye wanditse ugiye gusya ugashinga ivi ugiye kwambika n'impeta ugashinga ivi ugiye gukama ibyo byose ubwo wajya kuvumbura ibyo ngibyo ariko nawe Margarita rero uko yanzika gasa umuntu akanzika akaririmba ubu koko ndimba kuvuga ngo ngira amagambo ubu ugiye hanze nk'induru nyamara mujye ku mugani wa Papa Sava mujye mumenya ko mungana namwe ntimugakabye ariko se icyo dukabije ni iki tubivemo ngaho se nyine ngo cyangwa wa mugani ndimba ndabona ibintu bikomeye byo kukubwira ariko se ubahise agira
niheze kugira ngo wiheze ariko wanakwiheza Dani oya Marigari nyamara hari igihe wabikoze oya ariheza yiheze vugira ahangaha ntacyo tumuhisha nawe ni umugabo ese niba ari niyo ngingo mbwira ariko se wagira ngo isanzure niba ari niyo ngingo mbwira nyine nahoze mabasaba turamuhisha ntakibwa mu binyemereye nyine ndimba nagira ngo nkubaze kutubahirije gahunda gahunda nyine y'amabahasha none se amabahasha se yose sinayaguhaye yose amasezerano hari ibahasha wigeze ubona mbika sinakoherezaga ngohereza wajya uvugisha ukuri koko amabahasha yose baguhaye nayabonye ntabwo ndi impumyi ntabwo ndi igicucu yose ndemera ko wayampaye ariko hari ibahasha imwe utampaye yatanzwe na Gerard ndayishaka rero ariko rero ndimbate ntarushye papa sava amabahasha yose yari amasezerano amabahasha yose ko nayaguherezaga iyo ya Gerard wayibonye iyo ntabwo nayiguhayemo koko aho se ndimba ndi umusazi ku buryo impano zose twagiye duhabwa agiye ntazibonye ariko sungubu koko iraburamo yizane ariko siraburamo ari ibahasha wigeze ubu ibahasha mfitiri he ubu singaho ndakubwiye ngo isake rwose umpereze iyo bahasha ariko papa sava wowe uririrwa unsaka koko ubu koko ibahasha iri he koko yishake ndimba yishake ndupfa ubusa ndupfa ubusa imbere y'inshuti rwose mbabaro nk'iyo bahasha ariko siyo bahasha ko kuri mu ndyoza kwibahasha zose bazimperezaga nguhereza ko ariyo yari amasezerano Marigarita ko ntari ihuni ngo ndajya gutsimba koko papa sava naba nasezerana n'ikintu umugore koko narangiza nkakirengaho papa sava reka noneho nkubwire byose uko bimeze jewe ubwanjye twarabyumvikanye nk'uko bivuze n'amasezerano yaravuze ati rero Marigarita dutegura iki kirori cyacu cyo kujya guca mu murenge arambwira ati nta mafaranga mfite wowe yaranje ushaka amafaranga ugura ibyo kunywa ibyo kurya twakira abashyitsi noneho niwe watwakiriye ubwanjye nabakire muri byose byakoze ku munwa wanyu n'igihe wabitanze urumva arambwira ati noneho wowe uzishyura mu buryo bumeze gutya impano bazaduha amabahasha yose n'izindi mpano zagurishwa uzakuramo ayo mafaranga yawe none bamuhaye amabahasha yayampaye pe ariko ibahasha imwe yatanzwe na Gerard ntayirimo nayiboneye rero ndimbati yizane mu maguru mashya rwose nidupfa ubusa ku munsi wacu mbabarira twe kwiteza abantu ndimba ayo mabahasha ariko ubu ngubu bireba papa rwose ndambuye amaboko urayimpa yewe ndakubwiye ngo urayimpa koko ibi ni ibintu koko none se ugenda umusazi aho umusazira ndayishaka ibahasha ariko hasi ngaha hondi papa sava igirayo ngaha hondi koko ubu koko ubu ishakire da aho se ubu koko ubu ndimba haguruka aho se ubu koko ubu urabona koko ni hehe koko iyo bahasha yabiri papa n'inyuma ntaziri ubu umugore koko kirasanye ubu koko njagajaga bigeze aha ngaha ngo urashaka amabaruwa koko baraho zose sinaziguhaye ndimba urayimpa se nyine urayimpa ariko se iyi ntabwo ari bahasha nimwari mumaze kumpindura umusazi iyi si bahasha se nyiko hano imbere muri mugondo nta soni igisambo kibi usikuhagira ngo urimo uracukura imyumbati ntayicukura ntabwo ari amasezerano dufitanye ntabwo nabyivanga urabona ukuntu yari atangiye kwinyegereza n'abaje bampaye papa sava ndakabura ibi ariko ndimba wumva uzafatwa hehe ese ubundi ko arasezeranye nawe si nko gusezerana n'igisasu umuntu w'umugabo mujya inama amasezerano akaba hari akaba adashobora kuyubahiriza nk'ubu yibahasha wari uyitwaye ugira ngo njye ntabwo nayibonye Marigarita wari utangiye kwiraza inyanza wigira nyoni nyinshi ntabasha afite nukuri kwimana Marigarita ariko ndimba wagiye hakabanga koko ubu wowe uzahinduka soni wareba siki wareba ikira kose Marigarita reka basi noneho tube inshuti nk'uko twabisezeranye ariko twagupfa ubusa kuri uyu munsi wacu ubwo se nibyo ugamije wowe ugamije kubaka harimo angahe Marigarita harimo se ko mbona harimo arushwa agaciro nibahasha nangahe ako Gerard ni urusambo koko
amafaranga 4,000 ibihumbi 4 4,000 nyine eka mbega imbwa we mbega Gerard ububwa bwewe ibihumbi bingahe 4,000 n'amafaranga turebe Margarita singaya ijana ariko urandebera papa sava niko papa sava urandebera urandebera na 700 koko urandebera Gerard umuntu nka Gerard koko papa sava urandebera Gerard umuntu atwerera icyo afite atwerera icyo afite so amafaranga yose mushyira icyashara muha koko akwiriye kuntwerera amafaranga 4,000 ariko icyashara uragenda ukakinywera ukanakiriye ariko atwerera icyo afite umuntu nka Gerard ufite akabari ufite butike ngo atwere amafaranga 4,700 koko papa ese niba ari cyo yari afite ariko nicyo yari afite gute ubu hari umugoroba tuba tutariyo twagiye kurunda y'amafaranga ku buryo se atakoramo n'icyacumi mu byo tumuha mu nyama turya n'inzoga tunywerayo nibura ngo aduhe n'ibihumbi 50 ibihumbi 4 n'amafaranga 700 ariko si ibihumbi 50 se byonyine ahubwo ntiyari yakwiriye kuba yadutwerera 100 buriya bunyama bwaduha bungana n'amasaro y'ishapure ku buryo utuntu tungana urwara aba yatunze twarangiza tukayatsindiwe agatwerera amafaranga ngo ibihumbi 4,700 yakagombye kuba amafaranga ujyanye ntuyanywera inzoga ayo usaguye ntuyarira burusheti none se ntabwo twishyura urishyura nyine ntabwo yunguka ntabwo tumwungura noneho niba tutamwungura yafunze iriya butike ifuha n'ariya makesi yose aba atondetse hari arimo inzoga wambwira ngo umuntu atwera abantu 2,700 gute banyweriwe bakanaririwe ahubwo agira uti ntabwo yunguka niba tunguka ahomba yafunze agataha hanyuma se kunguka kwe wowe urabizi ajya guha raporo niba yakorera konterandi tutabimenye se nitwishyura none se muzi aba yaranguje angahe akamburwa na bangahe akishyura banki angahe ko nzi ko uyu ngo yatangije inguzanyo ibyo ntabwo bitureba ariko ntabwo wambwira ko mu mafaranga yose kwa Ndimbati dutanga kwa Gerard nawe urabizi urumva muri busabwa bw'ubunyamabanga 4,700 papa sava umuntu waje ahangaha akanywa reba amacupa aciriye mu akagera ko no kumuherekeza niko ariko wabonaga ukuntu agotomera yasheze hejuru y'ibihumbi 4 ubusa anyweye amacupa angahe oya anyweye amacupa angahe hari ibiryo byangahe reka mbabaze Margarita tujye twaza reka mbabaze Margarita oya usanzwe ushyira mu gaciro tujye twumvikana muzajya mubura gutegura ibintu byanyu mwabyiteguye muvuga muti dufite iki ngiki cyo tudafite n'iki nimurangiza mugishingire kubaza kubavumba herego ubundi mwakabaye munenga abantu bakaza bakanywa bakamenya ko batashye ibirori byanyu ubatwerereye akabuni ubatwerereye icupa uriya muntu ararangura ibintu byarahenze yishyura imisoro ntabwo aza kubaha raporo ngo ababwire ati nahombyaye hari abangendanye aya ngaya ntabwira ati banki nyishyuraye ku cyabatwerereye icyo afite mwarangiza mukaganya ariko ubundi mbabazi ubwo ngubwo iyo murimo kwivugishwa mucyo ubu rero wagize gutya ujya gutsimba ibahasha hafi y'inkari n'umusarane ngo harimo ngo ibihumbi ngo 50 ingahe ngo 100 na bingahe eriko umwe yatumbye ukundi ukwe nta soni mwagiye mutegura ibihwanye nawe Margarita urabona tutapfa gusa